Dr Bizimana, munyemerere ntangirane namwe. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 2021 nibwo umunyamateka Professeur Vincent Duclerc yamurikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda raporo y'Ubufaransa yakozwe n'abashakashatsi n'abanyamateka ku ruhare rwa leta y'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yaho gato mu minsi 10 ni ukuvuga tariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 Bob News wa Levi Firestone Law Firm nawe yamurikiye guverinoma y'u Rwanda indi raporo y'u Rwanda nayo igaruka ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside. Dr muri iki gihe duhanganye n'abapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nibihe by'ingenzi urubyiruko rukwiriye kumenya muri izi raporo tubivanemo amasomo ki? Murakoze cyane nyakubahwa First Lady. Icyambere navuga nuko ibiganiro twabonye mu kanya gashize biraza bigaragaza impamvu izi raporo zabayeho, kuko izi raporo zabayeho kubera impamvu z'amateka, kandi mateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Ngerageje gusobanura mu magambo avunaguye, raporo ni raporo ebyiri, yitwa raporo Duclerc yakozwe na komisiyo yashyizweho na Perezida Macron w'Ubufaransa. Hakaba na raporo yitwa raporo Mise yo yakozwe n'itsinda ry'abanyamategeko b'Abanyamerika ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda. Icyambere mpereye kuri raporo yashyizweho na Perezida Macron, ya komisiyo ya Perezida Macron, ni raporo yaje isanga imyaka irenga 25 Ubufaransa bwaragiye bushinjwa n'Abafaransa ubwabo kuba bwaragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, haba mbere ya Jenoside ubwayo, muri Jenoside hagati ndetse na nyuma ya Jenoside. Bituma rero aho guhera Perezida Sarkozy ariho ageze ku butegetsi mu myaka y'2000 yabonye ukuraho guherereye, mu by'ukuri atangira gusaba ko uruhare rw'Ubufaransa rwagaragara. Bituma Perezida Macron aho hagereye yasanze hari n'uruhare Sarkozy yari yaragize. Perezida Macron rero nk'umuntu Jenoside yabaye ari mutoya, biba ngombwa ko agira ubutwari bwo gushyiraho komisiyo kugira ngo ayihe ububasha bwo kugaragaza ibyo birego byakomeje gushinjwa Ubufaransa bishingiye kuki, biteye bite, kandi bigaragazwa n'iki. Inyandiko rero bagaragaza ko zerekanye iki. Komisiyo Duclerc yerekanye ko inyandiko Ubufaransa bufite, nubwo hari izo batagezeho bavuga ko batashoboye kuzigeraho zose kubera igihe gitoya, ariko izo basomye zerekana ko Ubufaransa bufite uruhare, babivuga gutyo, uruhare ruremereye, responsabilité lourde, uruhare ruremereye kandi ruteye isoni, accablante, uruhare ruremereye kandi ruteye isoni rwa leta y'Ubufaransa mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusoza, nyuma noneho Jenoside imaze guhagarikwa, iyo raporo Mise yerekana ko Ubufaransa bwakomeje gahunda yo kubangamira kwiyubaka k'u Rwanda, kubangamira FPR Inkotanyi, kubangamira guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, yewe no gushyigikira abakoze Jenoside bagahungira mu Bufaransa, gushyigikira ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Byananyujijwe mu cyiswe manda za mucamanza Bruguière wigeze kuvuga ko gushinja abayobozi b'igihugu cyacu ko ari bo bahanuye indege ya Perezida Habyarimana, ngo ibyo bikaba byarateye ihanurwa ry'indege nako Jenoside, agamije kwerekana ko Jenoside itateguwe kandi ko Jenoside abayikoze atari nabo babifitemo uruhare. Raporo Mise rero ndetse na Duclerc bivugaho, yerekana ko ibyo byagiye bikorwa mbere muri gahunda ya bamwe mu bayobozi b'Abafaransa bo guhisha uruhare rwabo no gukomeza gushyigikira leta yakoze Jenoside. Icyo ni somo rya mbere mbona urubyiruko rwavanamo, nuko hashize imyaka 27 hari igihugu cy'amahanga cyafashije leta yateguye Jenoside mu Rwanda kuyishyira mu bikorwa, cyakomeje guhakana uruhare rwabyo, ariko hakagera igihe umuyobozi mwiza aje agashaka kugaragaza ukuri, kandi uko kuri kukamenyekana gushingiye ku bimenyetso simusiga. Aha rero hakaba hereka urubyiruko ko guhakana amateka no kuyapfobya ntabwo ari byo, kuko ukuri niko gutsinda, kukubakiraho nibyo byo. Nkaba numva amagambo make uko nabivuga. Ijambo igihango ni rikuru,
n'abakuru bari aha rirabaruta rirakomeye cyane, kuko ryafashije intwari z'u Rwanda kubaka u Rwanda. Buri gihe bazirikanaga ko igihango bafitanye n'igihugu ari ukubaka u Rwanda abazaza nyuma bazasanga, ari ugusigira u Rwanda intekerezo abazaza bazashingiraho. Iriya shusho itangirana na Gihanga, nta munyarwanda n'umwe yaba umuhanga mu by'amateka n'uyatangiye uwo munsi uhakana Gihanga. Abantu bose buriya ibyo tuvuga byose buri wese yavuze inkomoko yavuga ko ari umwene Gihanga. Noneho haba ingorane Gihanga atakiriho, ariko imbuto ya Gihanga igihari yo kunambira u Rwanda no kurukorera, ubona iduha nibura kuvana u Rwanda ku manga rwari rwashyizweho n'amahanga muri uyu mwaka w'1500. Abanyarwanda bari hamwe ariko amahanga bamereye nabi. Iyo igeze mu 1700 kwa Cyilima Rujugira nibwo ibihugu bine byaduteye: u Burundi, u Bugesera, Ndorwa n'Igisaka. Mu by'ukuri aho hantu hamwe ni mu Rwanda uyu munsi, ariko hataraba u Rwanda. Cyilima Rujugira icyo bamutereye, icyo batereye u Rwanda, hari politike nziza ihamye yo kugira ngo u Rwanda rube igihugu cy'igihangange gishyira ingabo zacyo imbere kitavangura abaturage. Iyo ugiye kureba usanga wibaza u Rwanda intambara zitarangira, kugera n'ubwo kimwe mu bihugu bituranyi cyari gifite ingoma yakabaye ingoma ngabe yabo bayita nanga u Rwanda. Ingoma yabo bayita nanga u Rwanda, ariko abanyarwanda bararakara bateraho igitero bajya kuyisahura. Ubiri muri mizo yacu bayigejeje n'ahangaha bayita izina, bayise izina bayita nanga Burundi. Umwami arangatoya ntukagire uko umwanzi agize. Ubwo nimuyirekere iryo zina, n'uyu munsi ugiye muri mize wayisangayo yitwa nanga u Rwanda. U Rwanda rwangoga mu 1700, ariko abanyarwanda bari hamwe bigatuma batsinda umwanzi uwo ari we wese kuko bari hamwe. Noneho tugeze mu 1920, ubwo nihuse, mu by'ukuri hari u Rwanda rwagize ingorane. Ubukoroni bwadutse bigana mu 1900, bavuni Gotsinda na Oscar Bomana baje beexplora Afrika, ariko abo n'Abadage haza kuza Ababiligi. Mu 1920 twari dutangiye kuvangirwa ndetse hazaho n'ubuyobe. Noneho iyo ugeze 59 babivuze za Repubulika 62, abantu kuri iriya shusho niba mubireba bamaze gutatana, ntawe ukiri kumwe n'undi, nta ntekerezo. Ubwo noneho niho twakujije ibyari ibyiciro by'imibereho yacu, ubwoko turiya tuntu dutatu hariya. Ubwo abantu bamaze kuba mu matsinda, kandi nabo ubwabo buriya buri tsinda ugiye kurishakamo ingorane ntiwazibura. 94 tugira Jenoside yakorewe Abatutsi. Ari impamvu nashyizeho FPR mu kirango cyayo. FPR na perezida wacu dufite uyu munsi, mu by'ukuri urubyiruko, ibintu mutabaziho, mutazi kuri FPR, mutazi kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika, nimukore ubushakashatsi mubimenye, mubibaza abantu bagihari, kuko nibo batuvanye. FPR yatuvanye muri aka kajagari kose idusubiza ku cyo twatakaje muri 1920. Umuntu rero udashaka kwemera ibyo ntazigera ajya mu nzira. Niyo mpamvu ubona munsi ya FPR hariya hari abateye umugongo, hari abasakuza barwana nayo, barwana n'intekerezo z'umukuru w'igihugu, kubera ko bimeze nk'ibibagoye gusubira mu nzira. Ariko urubyiruko rw'u Rwanda nta gisobanuro twabona. Niba uri mu madini, uri mu idini, ugiye gushakisha umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu yari afite se witwa Tera. Tera we akazi ke kari kubaza Imana akazicuruza. Aburahamu aravuga ati ndashakisha Imana yandemye aba ariyo nyoboka. Iyo tuvuga turi abuzukuru bande, twese turavuga turi Aburahamu, nta n'umwe uvuga ko ari umuzukuruza wa Tera. Umwana uyu munsi ufite story igenda ajya kugera kwa sigasharira, ntagire ngo niwe wenyine, n'ababaye kera tutariho byababayeho. Umwana wa Aburahamu ntabwo yigeze avuga ko ari umwuzukuru wa Tera, yavuga ati ndi umwana wa Aburahamu akirekerera aho ngaho. Ariko impamvu nuko Aburahamu yubatse legacy ituma abantu bamwiyitirira bakaba proud ye. Natwe rero nka second generation niba duteye ipfunwe na ba data, basi nitwubake twubakiye ku ntwari. Uyu munsi twebwe tugire legacy itwubakiyeho, ariko tuzaye tubizamo tunavuga ko nabo bantu babayeho kugira ngo amateka atazasibangana. Hari umusaza wabaye i Burundi, sinamubonye, namubwiwe n'umusaza witwa Rugano, witwa Rukeba. Rukeba yagendaga n'amaguru, agenda atekereza cyane, atwaye n'igikapu kirimo ibidosiye. Umwana w'umurundi araza aramubwira ati Mutamu, ndaguhereye ifuti. Undi ati ndihuta. Umuntu wese yabyumvisha agira ngo Rukeba yari umusazi. Uwo umuntu arashaka guha ifuti ukanga ngo urihuta. Ariko niba ari igisubizo abana b'Abanyarwanda dukwiye guha abantu bose bafite za lifti tutazi igihishemo. Niba twumvisha u Rwanda aho ruvuye, aho inkotanyi ziruvanye n'aho rwerekeza, dukwiye kugira mu kanwa kacu ijambo rivuga ngo ndihuta.
niba umuntu ashaka kukuyobya, niba umuntu ashaka kujyana mu byo utazi, mu mishinga utazi igihe yatangiriye, nyabuneka ibuka umubwira uti ndihuta, ndajya aho u Rwanda rugana, kandi package narayihawe, mfite igihango, sinshaka ko kizansema, ndihuta. Akanyuma hari ibintu nasomye rwose bimeze nk'urwenya, ariko numva biranyigishije. Hari umuhungu ngo wakoraga mu ndege, akora mu isuku. Noneho abona igitabo kivuga ngo ariko umuntu wari wese yatwara indege. Aragisoma, ahinduye paje aravuga ati niba ushaka kuyatsa kandi iyi buto, arayikanda. Niba ushaka kwiguruka kandi iyi buto, arayikanda iraguruka. Niba ushaka ko yiruka kandi iyi buto, arayikanda iriruka. Aravuga ati burya indege ni ibintu by'amafuti. Noneho ariruka ariko yase ndagomeza kwiruka. Noneho aravuga ati niba ushaka kurandinga iyo ushaka kurandinga ujya ku iguriro ry'ibitabo ukagura igitabo cyitwa gutya kirimo amabwiriza yo kurandinga. Hari ukuntu umuntu yiruka agasanga iby'ingenzi yakagombye kuba yirukankana yarabisize inyuma. Niba ushaka PhD ni byiza, niba ushaka amafaranga ni byiza, ariko kwirukanka uri umunyarwanda, utirukankanye u Rwanda, utirukankanye indangagaciro z'u Rwanda, utirukankanye intekerezo z'u Rwanda, utumvishije abakuru, utabajije, uzagera ahantu nushaka kurandinga usange igitabo kikubwira uko barandinga waragisize mu myaka 20-30 ishize bikugore. Ariko kandi dufite ababyeyi, dufite aho tuvoma, dufite aho dukura, nimureke twihute nk'uko umukuru w'u Rwanda yatubwiye ko nta kugenda buhoro, aho abandi bagenda buhoro twebwe twiruka, ariko tumenye ngo turirukankana u Rwanda, twomatanye narwo, ntabwo wadutandukanya n'u Rwanda kuko ni igihango twagiranye kandi tuzatsinda. Nyakubahwa First Lady ndabashimiye. Murakoze Nyakubahwa First Lady. Mu gusubiza icyo kibazo turareba ibice bitatu. Umuntu afite umwanya munini yareba ibice byinshi, ariko uyu munsi turareba ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere turareba abo bantu bari kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa n'ahandi bakorera, kuko so bakorera honyine, bahuriye kuki. Turareba ese babikora bate, kugira ngo nubona uko babikora ubasha no kumenya ngo batangiye gupfobya, ubashe no kumenya ayo makuru wifuza. Hanyuma turanareba icyo bitwikira. Icyo rero bahuriyeho ni iki? Abahakana bagapfobya Jenoside bose bahuriye kuko baba bashaka kwandika amateka bushya. Icyo baba bifuza ni uguhindura uwakorewe icyaha akaba ari we uhinduka umunyacyaha. Iyo bisoma urabibona, ntabwo babihisha. Ikindi baba bashaka ni uguhindura noneho uwakoze icyaha akaba ari we wambikwa izera. Biragoye cyane, sinzi niba binashoboka gufata umwenda w'umweru ngo ugire umukara cyangwa umukara uwugire umweru, ntabwo byashoboka, ariko barabigerageza, nta nubwo bazareka kubikora. Ikindi tugomba kwibuka ni uko uhakana agapfobya Jenoside mu by'ukuri abakomeza Jenoside. Ntabwo mu gihe cya Jenoside iyo bwa buhamya bwose twumvise, muri icyo gihe uwica yica umubiri. Iyo atangiye guhakana no gupfobya Jenoside, noneho abatangiye kwica na memoire, abatangiye kwica no kwibuka ikintu kimwe uwacitse ku icumu abasigaranye kwibuka abe nacyo akacyataka akakica. Ikindi bahuriraho ni uko abahakana bakanapfobya Jenoside bose bubakiye ku muntu umwe. Uwo muntu umwe ni umujenosideri. Uzasanga kenshi abahakana Jenoside ni abo nyine, ni abakoze Jenoside cyangwa se ababakomokaho cyangwa inshuti zabo cyangwa inshuti z'ababakomokaho cyangwa inshuti z'inshuti zabo. Buri gihe uzasanga ku mutima w'abahakana Jenoside hari umujenosideri. Babikora bate rero? Ukuntu babikora, mu gihe ugiye kuri izo mbuga nkoranyambaga, icyo uzabona cya mbere cyangwa se kimwe mu byo uzabona, bakunda kujya impaka ku mibare. Uzasanga bavuga ese ni bangahe bishwe, ni miliyoni, ni 800,000, ni 500,000, ni 300,000. Izo mpaka bakunda kuzijya. Rimwe na rimwe nk'urubyiruko ugasanga binjiye muri izo mpaka, ariko izo mpaka icyo nababwira
ni impaka zitari ngombwa, ni impaka zidakenewe, kuko jenoside ntabwo bisobanuye umubare w'abishwe. Jenoside ni umugambi wo kurimbura ubwoko cyangwa se icyiciro cy'abantu iki n'iki, ntabwo ari ukubera umubare. Iyo babizanye icyo baba bagamije ni ukuyobya amarari, kugira ngo abantu bahindure focus, abantu bahindure icyari kigamijwe kuganirwaho, bajye kuganira ku mibare. Nimujye kuganira ku mibare, noneho babashe kuba bagira imyanzuro imwe n'imwe bafata igamije kwagupfobya no guhakana jenoside. Tuzi neza ko abahakana bagapfobya jenoside ntabwo babitangira ari uko jenoside irangiye, batangira kubikora mu itegurwa rya jenoside. Utegura jenoside yitegura n'uko azayihakana, banabikora mu gihe cya jenoside, ariko noneho bakabikomeza cyane jenoside irangiye. Ndaguha urugero cyangwa ingero. Mu gihe cya jenoside uzasanga kenshi hari uburyo bakoresha mu kwica. Mu Rwanda twarabibonye mu kwica Abatutsi, harimo ubugome bwinshi, ariko ikigamijwe harimo no guhisha ibimenyetso. Twagiye tumva abatawe mu nzuzi, kenshi uwutaye mu ruzi wabifuza ko urwo ruzi rumutwara rukamuherana, ku buryo ntawe uzigera abona umubiri w'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo uwo mubiri nutaboneka, birashoboka ko uzanahakana ko uwo muntu yigeze kubaho. Tuzi aho bagiye bica abantu, bamara kubica bakanabatwika, ivu bakarijugunya. Uwo muntu watwitswe ntabwo azigera agaragara, ubwo watangiye guhakana. Ikindi bakora, ubwo ni ingero nkeya ariko ni nyinshi, n'ibyobo bitazwi, bitazigera bimenyekana, kugira ngo noneho rimwe na rimwe abantu bakarenga n'ibyo byobo bakabyubaka hejuru, ubundi bakicecekera. Twagiye tubona cyane cyane mu bihe bya za gacaca abantu bajya inama zo guceceka, cyangwa se udacecetse nabyo bifitanye isano no guceceka, kwataka cyangwa se abatangabuhamya bakabamerera nabi. Umuntu yaba yagiye gutanga ubuhamya muri gacaca, yaba ari mu nzira ataha, abantu bakamutega bakaba bamuhemukira. Hari n'ikindi bakora uyu munsi kigaragara, ni ugukerensa abatangabuhamya, cyane cyane iyo babonye ubutanga ubuhamya afitanye isano n'abakoze jenoside. Uzumva bamubwira ngo ese uravuga uri uwuhe? Mu by'ukuri icyo bashaka gukora ni ukumwibutsa ngo wowe ntukwiriye no kugira icyo uvuga, kuko ufitanye isano n'abishe. Ntabwo ukwiriye kugira ijambo mu bantu, kumukerensa bamwibutsa ngo hari icyo upfana na kanaka wagize nabi. Nyamara hari ikintu bibagirwa, ni uko nubwo mufitanye isano y'amaraso, murayifitanye koko nta nubwo izavaho, ariko isano yo kuba ari umwicanyi yo ntabwo muyifitanye, kuko wowe ntabwo uri umwicanyi. Abahakana bagapfobya jenoside kenshi bihisha nyuma y'ibindi bikorwa kandi byumvikana nk'ibikorwa byiza, aho akenshi bakunda kubafatira urubyiruko, abatoya, kuko baba batabashije gusesengura ngo bumve icyo gikorwa gisa nk'aho ari cyiza, uyu muntu ukivuga ninde. Niba bavuze bati turaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, wowe urinde ubivuga? Iyo uteze amatwi ibiganiro batanga muri ubwo burenganzira, muri uko guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bisa biti, biganisha he? Ni impirimbanyi z'ukwishyira ukizana, ngo ni abasesenguzi ba politiki, niko biyita, ngo baharanira ubwiyunge, bakabwita ubwiyunge nyakuri. Ibi bintu byumvikana neza mu matwi y'umuntu, ariko biradusaba twese, cyane cyane urubyiruko, gukurikira ugatega amatwi, ukumva neza icyo baba bagamije, ukamenya n'uwo muntu uhagarariye ibyo bintu ese ubundi ninde, kuko kenshi ntabwo iyo nkuru izarangira utumvise ijambo rihakana kandi rigapfobya jenoside. Bakunda kugira ibinyoma n'impuha bigamije kuyobya abaturage. Ibyo binyoma byabo aha nanone ni ukuhitondera, kenshi biba byubatse neza pe,
biba byubatse neza cyane ku buryo utitonze ushobora kutumva aho umutego uri, ku buryo bigusaba rero gusesengura cyane kugira ngo wumve ko bipfuye. Ikindi bashyiraho uburyo bwo gutuma ibyo bitekerezo byabo byihuta ku buryo nanone utitonze ushobora gukeka ko ari igitekerezo cyabaye gikwira, nyamara icyo gitekerezo kiba kivugwa n'umuntu umwe, undi akagisubiramo ejo bakagisubiramo ari batatu. Abanyamakuru, abita abanyamakuru muri bo iyo bateze amatwi usanga iyo bagiye kubaza ibibazo babaza ibibazo ariko mu kibazo bagashyiramo n'igisubizo. Ni ukuvuga ngo akubaza ikibazo ariko akagufasha akakwereka aho ugana ugisubiza. Muri make ibyo ni byo bimenyetso navuga ko bibaranga abo bakorera kuri izo mbuga nkoranyambaga, bakorera n'ahandi hatandukanye, ariko biradusaba cyane cyane birasaba urubyiruko kwiga gusesengura ibyo bumva. Murakoze cyane. Hari indirimbo y'umurokore witwa Israel Mbonyi ajya aririmba ngo twicaraga ku misozi y'i Babuloni. Iyo ndirimbo abantu barayizi, ngo tukarira twibuka iwacu, ngo imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite. Tureke wenda ibya Babuloni, ariko buriya abanyarwanda benshi bafite Babuloni yabo banyuzemo. Ngira ngo mbasabe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika badukijije Babuloni. Hari buri wese asubije amaso inyuma yabona muri 1994 yari arihe, yakoraga iki, byari byagenze bite, buri wese arabizi. Iyo niyo Babuloni u Rwanda rwari rurimo. Kugira ngo bikunde mu myaka nka 1995, 1996 abo bantu wongera ubahurize hamwe baba u Rwanda, imyaka 27 tukaba twicaye tubiganiraho, nta wundi wabishimira uretse nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uretse RPF Inkotanyi. Buriya ambajije amateka yanjye y'umwihariko, ubundi ntabwo ngiye mfite menshi, ariko nk'umwe mu banyarwanda urumva twe twarahunze muri 1994 tuyoboka uriya muhanda wo kujya muri Zaire. Tugeze mu nzira umubyeyi wacu aratubwira ati uretse no kuba muri batoya ntabagezayo, jyewe ndebye uyu murongo ugiye muri Zaire nkareba ko abateye abo turi guhunga ari inkotanyi zituruka ku bantu b'abanyarwanda bahunze 59, nkaba nge numva nta kosa twabakoreye, reka dutahe tugaruke. Buriya twebwe twarenze ahantu bita ku Musanze, tugeze muri Busogo turakata turagaruka, mu gihe abandi bakomezaga umuhanda, twe twaragarutse turataha. Duhura n'inkotanyi. Ibi binakureho nk'abantu bajye basoma kuri social media ibintu bita double Jenoside ngo yakozwe n'inkotanyi. Twebwe tugaruka ntabwo twari twenyine, twari imiryango myinshi abafashe icyemezo cyo kutajya muri Zaire. Twahuye n'inkotanyi zikomeza umuhanda zigiye za Gisenyi, zikatubwira muce ku muhanda w'epfo, twe duce ku wa ruguru, turataha tugera mu rugo. Aho twari dutuye twahabaye igihe kinini ari twe twenyine, nta bandi bantu bari bataha, bari bahunguka, tubana n'inkotanyi zihaca ziri mu mutekano, nta kibazo na kimwe twagiranye. Mbere ya Jenoside abantu bigishwaga amateka mabi rwose. Ngeweho nakuriye iwacu ntabwo nabonaga Abatutsi. Bambwiye ko iwacu habaga umututsi umwe witwa Karasira wari utuye ahantu kure, nawe ngira ngo Jenoside irimo kuba yarishwe, ariko mu ishuri kumwe bahagurutsaga Abatutsi, nge ntabo nabonaga. Ariko wumve ko niba nta n'Abatutsi bari bahatuye, amateka avuga ko iwacu bose bari barahunze muri 59. Abandi bahegereye bari baragiye gutuzwa za Bugesera, so nta mututsi wari uhatuye. No mu ishuri ntibaduhagurutsaga kuko nta wari urimo. Ariko nubwo nta wari urimo, batwigishaga uko umututsi ateye, ububi bwe, uko u Rwanda rwatuwe, ibintu bitandukanye. Ikindi haba akabazo muri leta hano muri Kigali,
ngo ibyo nibukana igihe minisitiri w'uburezi witwaga Gata hari ibintu atumvikanagaho n'abantu bo mu majyaruguru, tukajya mu muhanda tukigaragambya tukatuka minisitiri w'intebe. Nibyo nzi, umwana muto imyaka 10 imyaka 8 nibyo twirirwagamo. Ibyo bakabikwigisha kugira ngo abakuru muri twe nibagera 94 bagahamagarwa ngo baze kwica Abatutsi babigishije bizaborohera. Rero kugera 94 na 5 ukajya kumva uburyo abantu mugiye kubana mu ishuri, ukumva ko baje guhinduka beza muri bubane mu gihugu, bisabe foro yo gushakisha kumenya ukuri kw'ibintu. Twebwe aho twigaga ku Musanze twageraga n'ikibazo cy'uko njyango ejo bundi hano hari umukobwa watubwiye ko ayobora hoteli nziza cyane yitwa Singita. Abantu twese twishimiye speech ye, it was very inspirational, yari incredible. Ariko buriya twebwe abantu bavuka mu Kinigi baye nziza ubu tujya tunabashimira nyakwa first lady yuko ubu Kinigi umuntu wari proud kuva ko avuka mu Kinigi. Ariko ubundi icyo gihe ntabwo twebwe, njyewe personally twahishaga yuko tuvuka mu Kinigi. Ndibuka byo binashize vuba kuko Kinigi baye nziza ubu ngubu turapostinga one and only hotel, tugapostinga Singita, tugapostinga byiza. Ariko kera ndabyibuka tujya kwiga Iruhande, tujya kwiga Butare, wajyaga no muri restaurant ukaka ibirayi wenda n'ibishyimbo, wagira nko ku mbogo ukavuga ngo nimbo, kugira ngo utongeraho ga, kubera ko abantu bo mu majyaruguru ngo turaryaga, turahingaga, turagambaga. Ugasanga umuntu arashaka kugira ngo avuge ikirimi ga urebe ko wazajya uzikuraho, ugasanga rimwe na rimwe kuko izo zaburo nizo kwitinya zari zitumereye nabi. Njyewe nkeka ko kugira ngo mbashe gusobanukirwa aya mateka, mbashe no gufata umwanya wo kwiga, byatewe n'intambara b'Abahati bazanye y'Abacengezi. B'Abahati bariya ariyo mpamvu tujya dushimira u Rwanda, rwatumye ibintu byose bishobora kuganirwaho. Urumva jyewe nasubiye mu rugo ngiye gutanga bilete yanjye, hanyuma urumva iyo Kinigi yari yuzuyemo Abacengezi, nshaka uburyo nzenguruka ngo ngere mu rugo. Ngeze mu rugo, ijoro nageze mu rugo, niryo joro Abacengezi bateye mu rugo, bica papa wanjye mpari, ndanamwiyegamiza, baragaruka baramunogonora, bavugana ko bagomba kunyica, umwe ansabira imbabazi, ndokoka intambara y'Abacengezi gutyo. Ndokoka iryo joro. Umunsi natashye, umunsi iryo joro nabayemo uburyo ryangoye n'uburyo ryanze gucya. Iyo numvaga amajoro abana bacitse ku icumu rya Jenoside babayemo mu mezi 3, byarushagaho gutuma mbyumva neza. Byatumye iyo hari ikintu cyatuma dusubira iriya, tugasubira 94, tugasubira mu minsi 100 ya Jenoside, tugasubira mu ntambara y'Abacengezi, tugasubira mu bintu byatuma abantu bajya mu muhanda ngo bikorere ibirago bajye tingitingi, icyo ngicyo ngomba gufata gahunda yo kukirwanya. Iyi ntambara rero yo kurwanya bakora ibyo ntabwo ari intambara ntegekwa n'uwo ari we wese. It's a personal struggle, it's an individual struggle. Ni intambara umwana wawe akubaza ati papa wawe yagiye. Abana muri primaire batangiye kujya babigisha kuri genocide. Umwana ari ukiri muto, introduction to genocide against the Tutsi. Umwana akaza mu rugo ati se nawe papa wawe yishwe muri genocide utoye. None se yari iki se yishwe mu bigenze bite? Ubwo ugatangira ukajyaho ukigisha, ariko ukabona ntibirimo kuza. Akajya kuri mama we, nawe se ko mbona udafite ababyeyi, so what happened to them? Ugasanga birivanze mu rugo. Ikizatuma abana bacu n'abana banyu badahura na rwaserera nk'izo twahuyemo, n'Ababuroni nk'iyo twahuyemo, ni intambara tugomba kujyamo twese. It has to be a personal struggle. Hanyuma twayifatanya twese uko turimo hano, ikaba intambara y'urubyiruko, ikaba intambara y'urungano, tukazumva ko ibintu bitazasubira. Murakoze cyane. Ejo muri ziriya raporo nyakubahwa Bizimana yavuze zisohoka,
byanteye nanjye gusubiza amaso inyuma. Nibuka ndi guhunga kuko njye nahunze muri 1994 mvuye ahantu nari ntuye hitwa Nyagahinika mu cyari komine Kayovi, ariko sinambutse hegeranye n'Igisenyi nashobora guhungira Igoma. Sinahise nambuka ngo njye muri Kongo kubera mobilisation zari zihari. Abategetsi batubwira bati ntabwo inkotanyi zafata igihugu. Nagiye aho kugira ngo nambuke mpite ngigoma, nahungiye nerekeza ku Kibuye tugiye muri zone Turquoise. Turavuga ngo reka tujye muri zone Turquoise, niho nagiye mva Kayovi njya aho biti Rubengera. Tugeze Rubengera dusanga barahunga, ndava njya ku Kibuye, no dusanga barahunga, ndava njya Icyangugu. Aho nshaka kwihuta ngo ngere n'Icyangugu kuri Rusizi. Kuri Rusizi nanjye nabonye Abafaransa, njye nubwo ntahigwaga. Uti wabonye uti? Njye nabonye Abafaransa bamobiliza impunzi bazibwira ngo mwihute mwambuke, bafatanyije n'abari abategetsi muri iki gihugu. Njye nibuka cyane umunyamakuru bita Bemeriki Valeri yahagararaga ahantu hose hari centre hari abantu benshi, ababwira ati mwihute mwambuke munyure mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu inkotanyi zitabafata. Ariko ndibuka n'Abafaransa kuri Rusizi babwira badufasha kwambuka, badufashaga kwambuka, bafasha abari abasirikare kwambuka n'interamwe n'imbunda zabo bazambukana. Mwayo mateka nabayemo nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda nkarukuriramo ngakurira muri ayo macakubiri nkayiga nkayigishwa mu mashuri babivuze simbigarukaho. Mu by'ukuri nanjye ubwanjye numvaga ndi umuhutu n'ubwo buhutu mbugendana. Byatumye mpungangera mu mashyamba ya Kongo mujya mwumvaho nanyuze. Iriya ari inyandiko y'ura mu Faransa Patrick de Saint-Exupéry, nawe aherutse gusohora igitabo. Muri kiriya gitabo cye yavuze inzira yanyuzemo acyandika agenda abonana n'abantu ahantu hatandukanye. Naragisomye ntabwo ndakirangiza ariko nasanze hari ahantu henshi yanyuze wagira ngo twaragendanye. Twiruka mu mashyamba ya Kongo mvuye Bukavu ngakora ibirometero bigera hafi ku 2,000. Hariya Bukavu nkagera kuri Fleuve du Congo ahantu bita Mbandaka ibirometero hafi 2,000 n'amaguru. Mpungi inkotanyi ntazi ntabonye kubera inyigisho mbi, kubera kumva ko ndi umuhutu ko nibaza bari bunyice. Ariko nanatekerezaga cyane ubundi Abatutsi bari bishwe, nkumva n'ubundi n'abandi n'Abatutsi baje nibaza natwe bari butwice. Ariko nibuka neza uburyo mwizo nzira z'inzitane harimo abagiye bagwamo, harabishwe n'imigezi, harabishwe n'indwara. Ariko nibuka ukuntu noneho za nkotanyi, mana ngiye bavuze inkotanyi, mana umuntu wavuga inawe inkotanyi n'ahantu zadukuye bamurika bivuga neza cyane. Inkotanyi ntabwo ari abantu basanzwe, n'ubuzima. Bona nabivuze neza, bona nabivuze ngo inkotanyi n'ubuzima, inkotanyi n'ubuzima. Icyo gihe cyose numvaga ndi umuhutu, ariko nababwiye ukuntu turi mu mashyamba ya Kongo aho twagendaga icyumweru kigashira tukagaruka tukisanga aho twari turi. Nababwiye ukuntu zaje zigasanga umugabo wanjye yararwaye yararembye, bakamufata bakamuheka bakatugeza ku kibuga cy'indege Mbandaka, bakadushyira mu ndege tugahunguka tukagaruka hano mu Rwanda. Niho naboneye ubudasa, ijambo ubudasa. Iriya jambo ndarikunda cyane ry'ubudasa. Nabonye ko inkotanyi zidasa n'abandi bantu, nabonye ko inkotanyi zitandukanye n'abari baratwigishije ko ari babi. Inkotanyi njye nizo zankirije ubuhutu, kuko hose nirwa numvaga ndi umuhutu bari bunyice kuko ndi umuhutu, ariko zankirije ubuhutu kuko zanyeretse ubudasa. Nangera mvuguruza abavuga ngo inkotanyi zaje muri Kongo kwica abahutu. Oya, ntabwo ari byo. Iyo ziza kubica ntiziba zarantuye, ntiziba zarantekeye umugabo, ntiziba zaracyuye abahutu basaga 3,000,000 tuza muri muzumwuka, icyo twitaga muzumwuka. Ariko abantu bagatinyuka ngo inkotanyi ngo zaje kwica abahutu. Ubwo baratuzanye tubavugira mu Rwanda. Njye mvuga kandi kantu kankije ubuhutu ahandi ha kabiri. Mama mbyaro nababwiraga yari yaramugaye kandi ari umutukazi aba mu rugo wenyine. Inkotanyi zigeze mu gihugu zageze ku musozi wacu, ntabwo nababwiye aho mvuka. Nitwa Muresha Nkwano Marie Rose, nkavuka muri Karago handi mu kazu mu murenge Ikiganiro mu segiteri Nanga. Mama abantu bose barahunze ku musozi bamusigaye mu rugo kuko yari yaramugaye atabasha kugenda. Kera niko twabyitaga byo kuvuga ngo abafite ubumuga ntabwo iryo jambo ryakoreshwaga. Na data yari yaramusize, natwe twese twaramusize. Turi mu nkambi twajyaga tuvuga ngo mama inkotanyi zaramwishe yaboreye mu nzu, uko nibyo byari mu mitwe yacu. Ariko ngeze mu Rwanda mpungutse na feri ya mbere, burya umuntu wese akunda nyina, ababyeyi bacu turabakunda, siko bimeze.
nahitiye kujya kureba mama, ngeze nsanga mama ariho. Byagenze gute se kugira ngo utarapfuye? Kandi twari tuzi ko guhabareye mu nzu inkotanyi zakwishuka bura bagushyingura. Mama yaravugaga ngo icyakora yaje kwitaba Imana nyuma, yarambwiye ngo abo bagabo ba mukaka, niryo jambo yakoresheje, abo bagabo ba mukaka, wenda bamurika baza kumfasha cyangwa abandi bazi Kinyarwanda mukaka icyo bivuze. Abo bagabo ba mukaka bageze baramfasha, atubwira ukuntu bamuvuye bakagira ngo bagerageza kumutera inshinge barebe ko ari kire. Atubwira ukuntu mu gitondo bajyaga kumushyira ku zuba, imvura yahagwa bakajya kumwanura. Ubwo budasa bw'inkotanyi wabukura he? Wabunganya iki? Ngewe rero ntatinze nyakubahwa First Lady, inkotanyi mfite igihango nazo, kandi icyo gihango sinzagitatira. Nashimye cyane abantu batanze ibiganiro hano, nyakubahwa First Lady batanze ibiganiro byiza cyane. Nashimye cyane uwatubwiye ati, wa musore mumbari ntabwo ndi kwibuka izina rye, yatubwiye ati umwanzi wacu waduyi yamaze kumenya icyatumye intwaro dufite ariyo bumwe bw'Abanyarwanda. Kandi iyo ntwaro amenya kugira ngo iyo ntwaro umwe bw'Abanyarwanda tuyigereho ninde wabigizemo uruhare. Aramumenya neza, amenya ko ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, chairman wa RPF Inkotanyi. Niyo mpamvu rero bari gutagetinga, rubyiruko mureke duhaguruke tubarwanye. Kuko kurwanya nyakubahwa Perezida no kurwanya umwe bw'Abanyarwanda, kuko niwe watumye tubugeraho. No kurwanya FPR Inkotanyi yongeye guhuza Abanyarwanda. Ndabashimiye, murakoze. Hari kudamarara kuri muri twebwe nk'urubyiruko, nk'abantu wenda hari abenshi batabonye Jenoside, hari abo Jenoside yabaye bataravuka, ariko hanze hari imvugo nyinshi tujya twumva ngo nta myaka 100, imvugo zisimboreza ko abantu badamaraye nyine bega bagezeyo. Ariko iyo ndebye nkareba intambara inkotanyi zarwanye kuva batamikiye wenda guhangana n'umubisha wari wateye u Rwanda, kugeza n'uyu munsi twebwe intambara dufite niyo guhangana n'abapfobya kandi bahakana Jenoside. Ngewe rero nkaba numva nakangurira urubyiruko rugenzi rwanjye gutanga umusanzu ufatika, apana umusanzu w'akana. Imyaka 100 irahari, tuzayimara, kandi nagira ngo mbabwire ko ngewe bitewe n'amateka ashaririye naciyemo kuva turokoka Jenoside kugeza turokoka iby'abacengezi aho bitaga Iburinga bica wari prefe burugumestre wa Buringa. Ni byinshi twagiye tubona, ariko ubu ngubu reka mbabwize ukuri, naba mfite 200 naba mfite 3, nta muntu n'umwe ushobora kongera gusubiza u Rwanda inyuma. Nemera, reka ngire gutya, nabirahira, natanga amaraso yanjye, iki gihugu ntikigira ahantu gisubira nkaho nabonye twaciye, kandi tukifuza ko umunyarwanda wese umaze kubonaho u Rwanda rugeze muri iyi minsi yifuza ko rwose rutasubirayo. Murakoze.